Wow. Zapanze we. Musa, kamugwiza kuri mwana wanjye. Sana kari sambaye. Bro. Nakubeshyira ni hejuru ya musenge. Shabere kamugwiza ukuri. Usana dore ndira. Munda kwirahi. Usana ri. Kora mwana wanjye. Numva navuga ngo ni icyata. Ariko umuntu w'umugabo pe. Oya buriya Ben hari ikintu buriya mbashaka kukubwira. Buriya niwe muntu no mujyi w'umukomisiyoneri nzi ubu ufite abakiriya bari VIP babantu bahita bishyura. Yabaye kamugwiza kuri frere. Nakubeshyira ni nahiye. Miliyoni nakoreye ejo bundi. Nta n'imisi 3 yarishize. Narishinze mu mihayo yose yarishize. Ibaze ko nishyuye n'inzu mani. Naye abakomisiyoneri n'ibya amafaranga yacararose baravuze. Ariko yayo. Uretse yanga yatunywereye. Nta muntu wongera ku jeri. Amafaranga nuko yashyira hano. Yishyura n'inzu. Njye ndabona mwana nyirengagije wagira ngo sinzi. Ntabwo muri kumbona. Gute se? Babe, nasugiye. Come on, sweetie. Vipi sikuragara bene? Jango ntabwo muri kumbona, muri kuganira. No one, you know I love you. Now stop putting this. Stay on banengeje kamwe mfitiye pe. Atari wowe bizi nta kintu nagira. Yega uruntera n'amahirwe. Nese yatawe radio nayibona. Ya mafaranga yose nayimaze. Nayigize ngo uranyirengagije ngo nisangiye Fred. Wansanga utese ko mwanyirengagije n'umunda nawe. Ubwire mwana Fred. Tutari ko areba idasangirwa. Uyu mwana yaramvuriye ko umureba uko. Uzabagabo twagiye tumuserereraho. Niwe wanyenesheje nubwo rero nzanira amahirwe. Ubwo rero tuzane inshuti mu bindi mushuti wanjye. Oya nta kibazo nta kintu twapfa. Aje nande bizi nawe. Nese kutari kunywa. Ndi kunywa. Tumva nihagiye naga kuko wakabisha ribi. Umukozi igiye kukumenera. Amafaranga ndi kuyabona umunsi ku munsi. Ubejo ningubwira uza ejo undi shawgi umbwi Yore buzarye ejo akabambwe tukayitahana be. Cyutambwiye ngo wetu packaging. Oya. Uno wayize. So daring ibindi ejo. So urashonje. Reba ukuntu ndengana. Okay, ubu ngubu ntabwo nshonje. Umuraniye. Ako nyine ejo nzaba. Ariko se uyu mugore wanjye yarwaye gukupa mani fe. Ari ngo kuwa mbere akarya ifi kuwa kabiri. Ese wanashyira karaso kumirukanya ngo bimeze bite? Nise argi ni umukozi we za buri munsi. Urana betarabyibushye. Ameze nk'agaca. Hari nawe tukabonye warabyibushye. Ameze nk'agaca. Ariko be I love you. Love you too baby. Nujya mu gusinza n'ukuri. N'ukuri baby. Ubu ngubu noneho nsaba ikintu ushaka cyose. Baby shopping. Shopping. Yari. Si turi kuwa turi dimanche. Okay, kuwa gatatu. Okay, shopping. Nta kindi ushaka. Amafaranga ndayafite. Cyako dusohoka nyine tukajya Dubai. Ntabwo duherutse kujya Dubai. Okay, ntacyo. Nzakora buri kimwe kubera wowe. Thank you. Natera Dubai nzakujyana. Ibintu birahari, ibintu biriho. Freddy, umwana gutwakwirengagisha. Musa. Cheers Ben. Ariko murakundana pe? Umwana yaramvuye bro. Ikibazo dukundana mfite amafaranga. Yarabuze aranyirengagiza. Abayenda kunyica. Ariko reka mubwire Ben. N'izina ry'Imana ihoraho burasinjya ry'imboga ndahiye ku Mana. Bikira Mariya w'ikibeho ufite umugore mwiza. N'izina ry'Imana ufite. Ariko ntukavuga umugore wabandi ngo ni mwiza sha. Nazagukubita icupa nereka. Oya ntacyo twapfa be ntacyo twapfa ariko umukobwa ni mwiza pe. Azobona ni mwiza. Ngiye burasinjya menye kubeye. Mwiza. Wewe bindikinde. Akubwira amafuta agira. Cyakora iyo atagize amafuta ari mwiza. Ujya burya amafuta y'umuntu mwiza bari mwiza nayo. Nta muntu mwiza cyane. Nabaze ko udashaka umukunzi we bitema byarangiye. Biba ari birebire.
ariko nanjye ndi mu nzira rwose ariko sha Imana imfashije kama umukobwa nk'uyu nguyu sha ni izina ry'Imana be nahita ngenda muri rompuwe bakanda ako bibirumva ukuntu Fred agiye igikabyo urakabya mana yanjye yasinze Shaffy katumwe mama katwinywere ibindi bizaza njyewe mba nzi kujya kwiryamira ariko buriya shyiramo peti yangu izi zoga zigomba gushira hano kuryama uyu munsi senze niba ufite imbaraga ntabwo dusenge wasenze se wowe ukamusenga uzi ko ntabwo uri gusohoka neza ntabwo nsenga ariko ntabwo turi gusohoka neza ndi kubabara okay sawa ushimwe ko waturinze Mana duhura na byinshi igeragezo byinshi muri iyi si ukaturinda komeza uturinde Mana duhaye ifunguro dutera imbaraga zo kurwanya Mana igeragezo biba byaratwinjiriye mu ngo n'ibishitani byose bidutsindire Mana amen sense none se wazinye isaha imwe kandi hano turi babiri iratetse ibyawe niba nawe ushaka kwarya ikintu mutekere hari ikibazo cyane ntabwo ushaka asinzanira amazi Goro umunyamazi cyangwa wanyuka nakugaburira uranga kugira ngo wakugaburire si cyo washakaga nawe wandaya komera ukurenge uryamye ha uzutse ute urarembye ariko uremba ari uko umbonye ubundi wabona yarashinduka cyane ninjye urwaye mbimenye nabyo bifate nk'ibyoroshye wowe uranyirukana ndaza kugaburira ibiryo ukanyirukana kugira ngo ino ndaye zikugaburire mwarangiza mukirembeshwa mukambesha ngararembye dore ukirembesha wowe nijye urwaye cyakoze hari ikintu kimwe mbonye nagukubise make iyo gukubita neza ubu buri murongo nta n'isoni
ari hatari ari ibisazi bro ntabwo biba byoroshye pe ariko nyine ngo ubuzima oya nibwo buzima kabisa kubona ejo bisa yasinziriye uyu mwibaye niko yabaye buri gihe turara mu ntebe aranywa agasinda turiyarira hano nijoro turara mu cyumba ziba zibaze ariko shabeni wagira uti buriya umukobwa byibuze wenda usindira mu rugo shaka uko biri kose buriya umuntu wo hanze aragakubitwa n'inkuba ntabwo ushaka kumudefandasi iyo nta gasinzi umurebe gutya nta gasinzi ubu byera bazihereye mu gitondo aba ananiwe ukuri anywa byeri nyinshi yaranywa abanjye ni uko sinamwenda ariko ni mwiza arakavuna umuheto nashaka nta gasinzi mwibare Shaffy abazihereye mu gitondo uzi bazamwishe yatotse abasinziriye ukuri hoya buriya kuryama mu rugo nta kibazo ntacyo bitwara naho ubundi ibyo twavugaga umuntu twarahebye pe muri so uyu mwaka wa 20 umuntu agiye ese urambwira ko umuntu akiriho gute ariko reka nkubwize ukuri be buriya uko byagenda kose byinshi bagurwa amahirwe nka 90 kuri umuntu ashobora kuba akiriho kubera yuko aba yaragize ibibazo ntabwo byabura kuba byaramenyekanye amatangazo atangwa kuri radio ntabwo inkuru mbi burija yishira bamusabira goye bro je rero mbona ari ikintu bimbwiye musa narireze ikintu cyo kimbaje ni kimwe cyonyine umushiki wanjye yatwaye nazi ako gapakana nyine kari gatoye akajyana nyine mu mere wumva ntiyarahari niba tuzaho yagiye nyine bazi ko ngo yagiye i Kigali gusa bari bashwanye rero uwo mugabo nta kintu abambwiye bamangikishwe na muntu ese wambwanga imyaka ngize 30 ndacyangayikishijwe n'umuntu utarandese utazi ngo nize n'utazi ngo yanguriye ipantaro yanguriye ikabutura yanguriye inkweto I don't care bro ariko burya be wakora iki wavuga iki buriya amaraso ni ikintu kibi cyane none se ko wumva mutabanye icyo gihe cyose kingana gutyo ariko n'ubundi still ukaba ukirimo uramuhigahiga iyo ni bonde y'amaraso bro iyo ni bonde y'amaraso buriya amaraso ni ikintu kibi cyane umuntu muhuje amaraso uko byagenda kose cyo mwapfa cyose haba harimo bonde bro yes yanyeka kari mama w'imforosi katabaye mama ntabwo basubira ngo naza gushaka umuntu akuguza amafaranga yanyamaze kuhagendera musa menshi karangane nta kuntu abundi we don't worry nurunani rujye kwiryamira urangiye gusinzira hanga utwe dutswiranye kwirara muri salon n'igihe kibazo ngende kurira wiryamire atwubahoze dushiramo turaza none se sorry none se be ubu ndajya kuryama koko ku buriri ndi umwe nsize banyurwa hano mu ntebe bari byewe zize ngiye ubikubwiye neza hano se ndi mu nzu wanjye nta kibazo iyo narara hanze naribima urumva ntabwo murara wamuka oya be mugende muryame ngende umwe hanga izi ntebe zirahagije ndaziryamamo Fred bigiye ikibazo urabona twagutanga tugezeyo tugiye gukanguka ubu tugiye gujya Wegenda biryamira manu umushyitsi kandi diri wamaye n'igitanda nakiguha ndetse ubu ntiwari usanze n'imigezi ndaje neza we ntugire ikibazo yenda biryamira n'amasaha arakuze ngaho dukangukira turaza umusa nta kibazo none se kandi numva hakivuga umenye ko nshobora kuba nanjye ako ufite umugore mwiza akabona umenye kukumva ibyo uri kuvuga nta kibazo murasinzirira aho ngaho se ubwo reka ngende Kigali. Chérie, ndekura ibyo mbonye birahagije n'ibyo nabonye birahagije ndekura basi banza unyumve kuganira
niba bwarimwe sibyo utegereje ko bakumva ari ikiri atinyuka gutamika amarengewe ntabwo nari warunumye amazi ugira ngo unyirukane nyine kugira ngo nzisange bari kugutamika niba n'ibintu byadanje koko ntabwo ibintu byadanje sinabwo kwigurakaza ngo usigurwa ariko nongere kunkoraho nta n'isoni ufite nduru uruboko rwawe ubwo narugugura ntabwo ari ibintu byadanje gusa usanga undi mugore arimo antamikira umugabo nanjye mpari ndi mu rugo yirembeshejwe ngo ararwaye basi njye nari nabyanze arakomeza kumatiriza mbabarira yakwasamuye ku ngufu se uzi ko turi kwikora umwana wacu ndetse n'umuryango wacu ndetse nawe ariko uwo mwana wabaye urwitwazo uwo mwana wagize urwitwazo mu mafuti yawe yose umwana reka nanjye noneho urugo nduvemo kubera umwana niswe rusigirane sigarana n'iriya nda yawe niyo wahisemo ngiye kugutamika uranga bucera ujya kunzanira amazi wahisoza aragutamika urabyemera ngo basi mbabare nemeye ikosa ngo basi mbabare simbabare dekura rusigarana ngo n'iriya nda yawe ihangane wahisemo niyo byiza tashaka atazabyumva tashuze ikibazo agira zabyumve cyangwa byiwe oya sheri oya wigitambika reka nigendera ubundi waretse wakwihanganye kandi urashaka amahane noneho nakworoheye nakwihangane nakwihoreye noneho urashaka amahane nta kindi ushaka sheri ntaho ujya nimba ntari bugende rero genda umusohore wagende genda musohora agende cyangwa njyewe ngende hitamo umwe ikibazo cyari ni ikizi ni uko kimushaka ni uko kimurarikiye gumana nawe rero gumana nawe jya undeke reka abanze azagenda siba ari umusore akagira ikibazo ntaho yavuye afite asubireyo ariko ikibazo kigeriye hano ushaka ko dufungwa ajya akatureka twasobanura iki ko afite imbaraga zo kugutamika aragenda nanirwa buri imbaraga zo kwitunga ko yabonye izitamika umugabo wanjye yabonye izimutunga musohora agende cyangwa njyewe ngende reka banze kiri reka biriya byose ni ukumva ndashiba mu nzira byose ni ukumwemeza kugira ngo umuntu amutegurire ko yava hano aba atarakaye nicyo ushaka cyonyine cyangwa ugumisha ngo ukomeze uryamane nawe uracyamushaka ese bashimye waracyama kugira inama wajya ukajya gukodesha inzu mukayibanamo mukaneka cyangwa ukajya umusangamo